Yes. Mwiriwe neza abaduteze amatwi, mwiriwe neza abadukurikiranye. Aka kanya rero nkuko mubizi nyine ni kuri The Dealer TV. Tuje kubagezaho rero statement isohotse aka kanya. Iri official bamaze kuyisohora haba ku ruhande rwa Kenny Soul rwa 155 AM. Iragira iti, title yayo iravuga ngo official media statement. Yes, ubwo tugenekereje ni itangazo rigenewe abanyamakuru bose ubwo mu Rwanda n'abo hanze bose bakumviraho. Iri mu rurimi rw'icyongereza, iravuga ngo for immediate release 2nd June 2025. Uvuga ko bikubiye muri iri tangazo byahise binakurikizwa tukiribona byamaze kujya mu bikorwa. Yes. Company 155 ndetse n'umuhanzi Kenny Soul batangaje ko bamaze gutandukana biciye mu bwumvikane cyangwa se icyo bita amicable parting of ways. Uvuga ngo inzira zabo zaciye ukubira ariko mu bwumvikane. Rero ntangire uko babyanditse mu rurimi rw'icyongereza, ndagenda nanabasobanurira kuba batari kubasha kubisobanukirwa mwese. 155 and recording artist Kenny Soul announced that effective 2nd June 2025, we have mutually and amicably agreed to pursue separate creative path. As a celebration of the music we have created together, we are proud to share our final collaboration single, Deja Vu, available on all platforms starting today. We both express our heartfelt gratitude for the journey we have shared, and we wish each other continued success in all future endeavors. Ni kuvuga ngo rero tugenekereje nkuko nagiye mbisubiramo, baragira bati company ya 155 ndetse n'umuhanzi Kenny Soul baratangaza ko kuri itariki 2 z'uku kwezi 2025 bamaze gutandukana babinyujije mu bwumvikane, ndetse banabiganiriyeho, impande zombi zabiganiriyeho, banemeranya ko ingendo zabo cyangwa se intambwe zabo zaciye ukubiri wese. Mbese Kenny Soul atakibarizwa muri 155 nk'umuhanzi bamanaginga, na 155 takimurebera inyungu za Kenny Soul. Nicyo bishatse kuvuga. Bagakomeza bavuga bati a celebration of music we have created together, nko kugira ngo twishimire imiziki twakoranye turi kumwe. Twishimiye cyangwa se turi proud kubagezaho igihangano cya nyuma tumukoreye ari wenyine, kuko ntabwo ari collaboration, igihangano bamukoreye ari wenyine. Ari nayo projet ya nyuma muri 155 yitwa Deja Vu. So ubwo rero iyo Deja Vu mwagenda mukanayireba ku mbuga zose za Kenny Soul, mwayisangaho. Nanababwira yuko ubwo nyine ni mu kirimi cy'igifaransa ariko bijya kuba somehow slang, kuko ni Deja Vu cyangwa se byaragaragaye, cyangwa se ni ibintu bigaragara, cyangwa se ni nko wabwira umuti narabibonye. Tugenekereje ya muri comment tubwire uko Deja Vu bumva byakabaye bisobanuye, cyane kuri babandi mu vuga français nk'iya Mitterrand. So rero iyo ndirimbo baravuga ko iri kuri platform zose ziremereye uhereye uyu munsi, cyangwa se zimwe tuzi zose: Spotify, iTunes, YouTube, wherever ushobora kujyaho ugasangaho iyi masterpiece. Bakasoza bavuga bati we both express our heartfelt gratitude for the journey we have started, and we wish each other continue success in all future endeavors. Bishatse kuvuga rero ko bagaragaje rwose amarangamutima, ndetse bakaba bigaragaye ko urugendo rugeze ku musozo, ariko banifurizanya ko buri wese yazahirwa mu rugendo rwe rushyashya. Yaba 155 igakomeza na management yabo ikabahira, yaba
Spectacular Man nawe agakomeza agakora imiziki ikundwa n'abanyarwanda bose. Muri make rero story yari iyo ngiyo, kandi mu bisharinge mubibwire n'abandi bose, hatagira wongera gukenera Kenny Solo ngo yumve ko ari muri under management ya 155, abamwibiraka mu muhamagare nk'umuhanzi wigenga kugeza ubu, kugeza igihe azadutangariza indirimbo yaba yagiyemo cyangwa se niba agiye gushinga yiwe. Gusa amakuru yizewe nuko nta reba agiye gushinga, ahubwo agiye gukurikirana imiziki yiwe nk'umuhanzi wigenga, akorana na timu ye irimo n'abavandimwe be, ni timu yiforumiye n'ubundi bajyaga bakorana, harimo na mugenzi we cyangwa mukuru wiwe uri mu gihugu cya Canada. Yes, ibindi rero kuri Kenny Solo mwagenda mugakurikirana imbuga ze nkoranyambaga, mukareba imiziki yiwe, mukamutumira mu mapatize anyuranye as a free agent niko babyitariye, cyangwa se nk'umuhanzi uri solo utari under management ya company n'imwe, ahubwo wigenga, kugeza ubwo azadutangariza abareberera inyungu ze ari nabo yikoreye muri timu yiwe. Tekereza ko ahangaha twanamusaba gukora aga press conference akerekana imishinga ye indi iri imbere, yazareba uko abitegura Kenny Solo, kandi tumwifuriza ishya n'ihirwe mu rugendo rwe rushyashya. Mu bahanzi basigaye rero muri 155 twavugamo Bruce Melody, twavugamo Element nawe, ariko bivugwa ko amakuru hari nuko nawe ari mu gice kimwe ariko nk'umuproducer atarimo nk'umuhanzi. Ubwo so far wondi sure 100% karimo ni Bruce Melody. N'abandi rero bazagenda basinya mu minsi izagenda iza, 155 izagenda bitwereka byose. So guys, ubwo ni icyo rero nagira nje kubaganiriza. Mugira ibihe byiza kandi mwibuke gukorera subscribe, like, share and comment. Thanks a lot.